byose twabonye ko ari yita ubwoko bwayo ari igenda ikora icyo gikorwa ni nayo ibita abagorozi. Amazina yabo yanditswe mu bitabo byo mu ijuru ko ari abagorozi. Amen. Amen, amen. Amazina yabo yanditswe mu bitabo byo mu ijuru ko ari abaki, ko ari abagorozi. Aha rero turahatambutse tubonyemo ibintu bibiri bikomeye. Hari ukwiyita izina kw'abantu ku giti cyabo, hakaba n'Imana ubwayo isanganwe igikorwa cyo kwita abana bayo. Ariko abiyita izina bo ubwabo ngo baba babaye Babuloni bagihaguruka. Mwene data urimo kutwumva, ukaba uduteze amatwi ukurikirana iki kiganiro, menya neza ko iteka ryose kwiyita izina bidakwiriye. Hano baravuga ngo nk'uko umwana wese yitwa na se izina, umwana wese yitwa na se izina, niko n'itorero ry'Imana ryitwa na nyiraryo. Itorero ry'Imana naryo ryitwa na nyiraryo. Aho turahatambutse nta bantu b'Imana bakwiriye kwiyita amazina agaragaza uko bazakora cyangwa se agaragaza ibindi bintu runaka, ahubwo Imana ubwayo niyo ibita amazina kuko ubuhanuzi buba bwarabavuze. Tugiye ku cya kabiri, nacyo ni igihimbano kimaze gukwira, kimaze kuzura iyi si yacu. Ni igihimbano kivuga ngo kuvugurura. Ijambo kuvugurura, kuvugurura ni ijambo abantu benshi bagerageza guha ubusobanuro butari bwo, ariko ubusobanuro ubwaryo buravuga ngo ni ugukuraho ibishaje ugashiraho ibishya. Kuvugurura ni ugukuraho ibishaje ugashiraho ibishya kugira ngo ugendane n'igihe cyangwa se ibigezweho. Icyo nicyo cyitwa kuvugurura. Ivugurura mu myizerere ya gikristo, iri jambo n'inzaduka ntabwo riboneka na gato muri Bibiliya yera. Ku bantu babitekereza ko ryaba riboneka mu byanditswe byera, oya, iri jambo n'inzaduka ntabwo riboneka na gato muri Bibiliya yera. Waba ufashe weho utwumva muri uyu mwanya, kuko iby'Imana bidasaza. Tubisoma mu gitabo cya Zaburi, igice cyaho ni 105. Dufashe Zaburi 105 murongo n'uwa 8. Zaburi 105 murongo wa 7 haragira hatya hati 105:7 hati: Uwiteka niwe Mana yacu, Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose, amateka ye ari mu isi yose. Murongo wa 8: Yibuka isezerano rye iminsi yose, yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Mu by'Imana nta bisaza. Ubwo tubonye ko kuvugurura ari ugukuraho ibishaje ugashiraho ibishya kugira ngo ugendane n'igihe, mu by'Imana ho siko bimeze. Mu gitabo nanone cy'Abaheburayo, mu gice cyaho ni cya 13 umurongo w'8. Abaheburayo 13 umurongo wa 8 haragira hatya hati: Heburayo 13 umurongo wa 8 haratubwira hatya hati: Yego, kamagere nihuta. Yego, 13:8 nahageze. yego. Hati: Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Urakoze cyane. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Reka dusome nanone mu gitabo cy'Urwambere rw'ibyo ku ngoma, mu gice cyaho cya 16 umurongo n'uwa 15 haragira hati: Muje mwibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse. Muje mwibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu n'indahiro yarahiriye Isaka. Nanone yongeye gusubira mu magambo Dawidi yavuze muri Zaburi 105, aravuga ngo ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Uwo Yesu rero uko yari ejo niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Uwo ntahinduka. Mu gitabo cya Yakobo
mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 17 ntagira n'igiti. Kubw'ibyo ntavugururwa,